Ndakwakiriye cyane makuru ngo nyuma yuko AFC M23 ivuze yuko ishaka gukora ubutegetsi bwa Kisekedi none ngo atangiye kujya mu baturage kabakumvika ikabwira rwose ko izakorera ibintu byiza mbega nyine yatangiye kwiyamamaza pe. Ngihuro rya AFC M23 ryatangaje ko ngo rifite intego yo kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeye iteye imbere kandi ishoboye kwifatira ibyemezo bya mu bwigenge binyuze mu miyoborere ishingiye ku nshingano ndetse n'umusaruro n'iterambere ry'ubukungu. Mu nyandiko yasohoye AFC M23 yavuze ko Kongo ifite umutungo kamere uhagije, abaturage bafite ubushobozi ndetse n'amahirwe menshi yo gutera imbere, ariko ko ikibazo gikomeje kuba ikimiyoborere mibi wumve ruswa ndetse n'ikoresha nabi ry'umutungo w'igihugu. Wabyumvishe iri horo kandi ryavuze ko kino gihugu kidashobora kugira ku busugire bwacyo igihe gikomeje kugendera ku nkunga z'amahanga cyangwa se ku miyoborere itubahiriza inshingano z'abayobozi. Nkuko rero bivuga ngo iterambere rirambye rishingira ku kazi, ku musaruro, ku guhanga udushya ndetse no gukoresha neza umutungo w'igihugu. AFC M23 kandi yavuze ko ngo ishaka gusimbuza icyo bita umuco w'ishingikiriza ku bandi, umuco wo gukora no guhanga udushya ndetse ko ubuyobozi bukwiye gushingira ku bushobozi ndetse n'ubunyamwuga aho gushingira ku nyungu z'amatsinda cyangwa se abantu ku giti cyabo. Iri horo kandi ryavuze ko gukunda igihugu bidakwiye kuba amagambo gusa, ahubwo ko bikwiye mu kugaragara mu kubaka inzego zikomeye za leta, guteza imbere ubukungu ndetse no guha abaturage amahirwe yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Mu cyerekezo cyaryo AFC M23 ivuga ko ngo yifuza ko Kongo aho umutungo w'igihugu ugirira akamaro abaturage, aho urubyiruko rumona amahirwe yo gukora ndetse no kwiteza imbere ndetse naho ubuyobozi bubazwa ibyo bukora imbere y'abaturage. Inyandikije mu gihe AFC M23 ikomeje kugaragaza gahunda y'icyerekezo cya politike ivuga ko kigamije guhindura imiyoborere ya Kongo ndetse no kuyifasha mu kugera ku iterambere rirambye. Nubwo ariko AFC M23 igaragaza ibingibi nk'intego zayo za politike n'iterambere, ariko ibitekerezo byo bikomeje kugirirwa impaka n'abashyigikiye ndetse n'abatayishyigikiye haba mu gihugu ndetse no mu karere. Wabyumvishe mbega nyine nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 ushaka gukora Kisekedi watagiye kumvika abaturage babwira ibyo uzabakorera mu gihe rwose uzaba uri ku butegetsi. Ngaye ngo kora tukiri muri Kongo ngo igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje ko ngo cyongeye ubushobozi bwacyo binyuze mu mitwe mishyashya y'ingabo zidasanzwe. Niziye sasa izi ngabo nimo kubona ngo ni za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC igisirikare cyayo, ndetse kandi ngo zino ngabo zatangaje ko ngo zikomeje gahunda yo kuvugurura ndetse no kongera ubushobozi bwazo bwa gisirikare binyuze mu gushyiraho imitwe mishyashya y'ingabo zidasanzwe unité spéciale. Nkuko kandi byatangajwe abasirikare bashya bahawe amahugurwa yihariye agamije kubafasha gukora ibikorwa bya gisirikare bisaba ubunyamwuga buhanitse, kwihuta mu gutabara ndetse no gukora mu bice bifite ibibazo bikomeye cyane by'umutekano. FARDC kandi ivuga ko ngo zino ngabo zifite ubushobozi bwo kwimuka ndetse no koherezwa byihuse aho zikenewe kandi ko zanahawe ibikoresho bibafasha gukora neza inshingano zabo. Ubuyobozi kandi bwa FARDC busobanura ko ngo gushyiraho izi unité spéciale ari imwe mu ngamba zigamije kuvugurura igisirikare ndetse no kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. FARDC kandi ivuga ko zino ngabo zidasanzwe zizakora zishingiye ku ndangagaciro z'ubunyamwuga, imyitwarire myiza, indero ndetse n'ubwitange mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Nubwo hataratangazwa imibare irambuye y'abagize iyi mitwe cyangwa se abazoherezwa, ariko FARDC ishimangira ko ari iterambere rigaragaza ubushake bwo gukomeza kubaka igisirikare gikomeye kandi zishoboye guhangana n'ibibazo by'umutekano igihugu gihanganye nabyo. Dukomeje kandi iterambere ryo muri Kongo muri Kinigi ngo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru asuye abaturage nyuma y'umutekano muke urimo kuharangwa. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Elasto ngaye kumwe na vice guverineri Wilimanzi yagirira uruzinduko abaturage bo mu gace ka Kinigi muri sheferi y'Abawende kuri tariki ya 3 Kamena 2026. Uruzinduko kandi rwari rugamije kwifatanya n'abaturage ndetse no kubafata mu mugongo nyuma rwose ibisaso ndetse n'umutekano mu cyabaye tariki ya 24 Gicurasi 2026 yagize ingaruka rwose ku baturage bo muri kano gace. Abayobozi b'intara baganira n'abaturage ndetse bumva bimwe mu bibazo ndetse n'ingaruka batewe n'ibyabaye. Ubuyobozi kandi bwagaragaje ko bukomeje gukurikirana ikibazo cy'umutekano ndetse n'imibereho y'abaturage muri kano karere. Bangakane abaturage muri Kinigi bagaragaje ibyishimo byo kubona abayobozi bakuru b'intara babasuye bavuga ko bibahaye icyizere n'ubutumwa bwo kwibazo byabo bizakemerwa kandi vuba. Uruzinduko kandi rubaye mu gihe ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi bikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke bitewe rwose n'imirwano n'ibitero bimaze igihe bivugwa rwose muri kano karere. Kugeza ubwo ariko ubuyobozi bw'intara ntabwo baratangaza ingamba nshyashya zijyanye no gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'ibitero, ariko bashimangira yuko bazakomeza kubaba hafi rwose buri gihe. Ngaye ngo kuremba ko AFC M23 rwose atanye kumvika abaturage mu gihe leta yakongongera igisirikare, naho rwose numva ko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yagize gutya rwose agasura abaturage abihanganisha nyuma y'ibitero byagiye bibagabwaho ndetse abaturage benshi bakitaba Imana, abandi rwose bagakomereka, amatungo y'abagapfa, inzu zabo bakazisenya rwose ibintu bikadogera. Ababwira ati rwose mwihangane kandi ibintu bizagenda neza, ndetse rwose n'abaturage bashima bavuga bati rwose ko ubuyobozi bwabagezeho ari ibimenyetso bigaragaza ko isaha ku isaha bamera neza rwose batangira kugira icyizere. Ngaye ngo kurangwa n'amakuru munsi twari tubafitiye karakagarukanye ngenda cyari mwe Nyabaro Obedi kama kawaida na ingini Obitime News waruteze amatwi ngani nkura subscribe nimba ngabigize kuri isheni kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byose dushyira kuri iyi sheni. Murakoze cyane. Obitime News.